DJ Ikiruka Luka Oza. Ladies and gentlemen, if you are proud of being an African, make some noise. But before we start, I want you guys to help me and we sing for our guests. There is a song, I don't know if it is French or Kinyarwanda or it is Kenya French. I want you guys to clap like this. Jemveni, jemveni, jemveni bagabo, jemveni bagore, no somos conta, no somos joie, de voz a cheire, de jemveni, warjo mogabo. Ajirate DJ Merci yo ne bohoraho aramahoro ayiwawe ne bohoraho jirutewe we DJ Merci. Kagahungu twicarana kankubitse rya kwanza kasubira rya kabiri yo aha yehe wararaye yehe wararaye ayiwe hey agasaza gashiramanga ayiwe 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 DJ Merci umwana utazi koga murera we. You guys murakoze cyane hano nimba harimo abanyamahanga nabo bazi murera. Yeah. Bye bye ngona. Bye bye ngona. Mwe mwavuye he? Abarokore barimo aha mukoma amashyi twumve. Abarokore ntago muri buze kungora. Hari indirimbo, ngiye papa ni pasteur. Hari indirimbo baririmba ngo nimba uri muri Yesu neza gumamo, nimba uri muri Yesu neza iye gumamo, amweza gumamo. Ku rusengero rwa papa baje twari turi kuririmba haza abazungu, noneho papa kubera ko yishyuye minerevare imuhenze arambwira ngo mfite umuhungu uzi icyongereza, arabibabwira arampamagara ngo iriya ndirimbo yishyire mu cyongereza n'abanyamahanga bayumve, mureke turirimbira abazungu bari aha ngaha n'abandi abantu batazi Kinyarwanda. For those who don't know Kinyarwanda, we are going to put that song in English. If you are in Jesus very well, remain. Ayiwe, if you are in Jesus very well, remain. Iya remain. Agodokenge remain. Cheri umva business ibikera uko nayibabwiraga
ibikeri tekereza igikeri tugifatiye 35 uretse tubibare neza bibare urebe ukuntu arimo amafaranga mwese ntabwo mwacuruza imyenda n'inkweto uretse igikeri tugifatiye angahe 30 okay oya 35 harimo na Rwanda Revenue rega ushyiraho 50 ubwo hariho na TV kagifatira 50 sibyo hanyuma ugashyiraho ibyo zirya ubwo zirya iminyorogoto ububiko imiti n'ibiki byose inkingo kugira ngo zishyire kirwaye Marburg ubwo byose no kubibanza ukabikuramo ubwo hose ahubwo tugire nk'igikeri reka tugifatira icya 5 byose birimo igikeri cya 5 tekereza kontineri y'ibikeri ijyamo bingahe kontineri y'ibikeri ashobora kujyamo nk'ibikeri 1000 oya nibikeya urimo urabara ibihe bikeri ibi by'inzungu by'inyarwanda by'iwacu bingibi binini bya Nyamabondo fa gushyiraho iki niba ari Nyamabondo ntabwo abari 1000 reka tubari ibihumbi 100 by'ibikeri kontineri nini erega urabizi ko nitutegereza isoko ryabyo kugira ngo bigurwe niko biba bibyara si ngombwa kuzuza kontineri ushyiramo bike bikazabyara we have to think mwandike note shyiraho reka twagiye shyiraho ibikeri 1000 mwandike note mugari mushinga shyiraho ibikeri 1000 dukube icya 5 dukube 1000 tutarabona isoko tubonye miliyoni 1 n'igice nta soko ririmo utarashyiramo ko ari bizabyara impanga igikeri kibyara umwana umwe urumva miliyoni 1 n'igice warangiza nga nyuma y'amezi 6 ya kontineri igiyemo bingahe reka tubaratana reka nkwereke kubera yuko urumva ntabwo nzi gahunda z'ikigo cy'igihugu gishinzwe yorohereza mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB nuko twabinyoza twavugana na NAEB bakadufasha kugira ngo bajye babitwohereza mu mahanga ubwo ku cya 5 mu mahanga turahita dushyiraho ntabwo wakoreza kontineri imwe shyiraho kontineri 10 dukube kontineri 10 none se miliyoni 15 ku muntu imwe ibikeri utaguze wakuye muri karitsiye iwanyu ugashyiraho transport Rwanda ikabigutwarira ku buntu si ibintu birenze icupa rishobora kuba riri mu bwenge umushinga w'ibikeri none nka buriya bakwambuye byagenda bite ugiye kwishyuza ibikeri bakakubwira ngo nta mafaranga hari bisubirane byagenda bite Haleluya haleluya njya mbabwira ukuntu abapasiteri hari igihe batubeshya bari mu rusengero mukajya ngo ndababeshya uzi ko batazi gukoresha amarenga bwira mugenzi wawe ngo tuzabona Imana bwira mugenzi wawe ngo tuzabona Imana nose ibi bisobanuye iki twagiye kubwiriza muri Amerika turi abapasiteri abo 6 tumarayo iminsi igera muri 7 haleluya bari abakora ibyaha mu marenga batabizi abantu bize ku bigo bya primaire birimo amazina y'imirenge mwikomera amashyi abana b'iki gihe musigaye mubona indirimbo bareba zira ndirimbo mwe mwarebaga izihe muri iyi minsi usigaye usanga urugo rurimo abana bari kuririmba ngo baby shark tutururu baby shark tutururu baby shark shark tutururu turirimbe neza ku gihe cyacu cya gikoko mama we ye baba we kirasubira kigera kirado umva indirimbo zabakujije none ngo byagenze bite bana bari muri za baby shark muribuka ukuntu muri primaire batubazaga ngo baguhaye imineke 8 mama bakaguha indi 5 waba uri imineke ingahe 13 ibyo bibazo rero mu bigo by'abana b'abakire biga za Riviera Green Hills ntabwo ibyo bibazo umwana wawe mubaza yishyura minerevare ingana kuriya uramubaza bafite n'amazina atandukanye mwe bakoraga aperu ukagira ngo yigana n'abakecuru Mukarutabana Jizirene Nyiranzaca Nyeretse Agnesi ubu ngubu abana bitwa Bateta Keza bakabaza Keza wi papa guhaye imineke 8 mama akaguha 5 waba uri imineke ingahe
njyewe jamais n'ibiri ntago nayimara. Abana b'iki gihe bafite ubwenge, bafite ubwenge. Abarokore ndashaka ko turirimba indirimbo yo muri cya gitabo cy'icyatsi, murakizi? Indirimbo yitwa Hari ubwoya, murayizi? Hari ubwoya ntayo muzi? Hari ubwoya twuhagije amaraso esi. Hari n'indi nshaka ko turirimba mu barokore twantona tubaza. Umuntu wantona abagomba kuba ari kubaza. Aba Yesu iki yemwe ribagirute ribakoreke imiki yemwe rewogerote ugize ute ayiwe. Amashyi menshi cyane kuri Israel Mbonyi, muramuzi? Israel Mbonyi ntabwo ajya avuga ijambo Imana cyangwa Yesu mu ndirimbo ze. Ngaho da. Israel Mbonyi ntabwo ajya avuga indirimbo za Mbonyi waziteretesha. None se uhuye n'umukobwa ukamureba kuko ntajya kuvuga Imana cyangwa Yesu, ukamubwira ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira ndeba hirya ndeba hino urugo. Ukahita ugera mu rugo noneho ukahita ubitekerezaho wa mukobwa wabonye, ukahita ubitekerezaho ukavuga yewe mutima wanjye we karame reka njye nkwibarize yego ese nawe uramukunda he. Washa kubivuga ngaho ririmba. Nimba hari akarimo nshaka ko turirimbana, sibyo? Amanihura ya rugamba, amanihura ya rugamba, wararaye we, wararaye we. Ndashaka umuntu umbwira ibintu turi kuririmba. Tupfa kuririmba ibintu tutazi. Reka mbwire Ngabo. Ngabo turi kuririmba ngo iki? Turi kuririmba ngo mama nihura ye rugamba. Kuki ubivuze? Abantu bari kuririmba manihura. Abantu bari ngo amanihura, amanihura se nibiki? Bararirimba ngo mama nihe uraye rugamba. Ntago ari amanihura, amanihura se nibiki? Mama nihura ye rugamba. Ninde usubiye mama nihura? Ariko mwabaye iki? Ndashaka ko dukomera amashyi umuco nyarwanda. Abanyarwanda turirimba neza, wenda muri sound check biba bitandukanye. Nayo sound check ya Bruce Melody itandukanye n'iya Masamba. Melody araza akaririmba ngo cyuhu bisaba kwejejesha. Reka turebe, ntabwo ndi kwiyumva neza. Ariko Masamba ari gukora sound check uba wibaza nti ndumukubise. Aturuka inyuma habana nyehe 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 ko numva sound itavuga sha nyehe nyehe, akumva ko bivuga akarekera aho ngaho. Ariko impamvu muze ngo dushimire umuco wacu, Imana ihuza ibintu bihuye. Ibaze yo tuza gusanga turirimba iringara muri gakondo yacu, ariko ururimi ari iringara. Masamba ari kuba Koffi Olomide akahita atangira ngengi ya robisa peye hare tamporize ngengi ya robisa peye hare tamporize karanga foto pa funga chinwa pa
ekotite ekotite ekotite. Imana ihuza ibintu bihuye. Ibaze iyo tuza gusanga turirimba Kinyarwanda ariko tubyina nk'abaturanyi, ukajya ubona itorero ry'igihugu rihise ryipanga bya hatari ngo tugoshemeye kwakira abashyitsi. Imana ihuza ibintu bihuye. Rusine yahoze avuga ibintu bya business, nigeze kubibabwira. Sina Gerard mukomera amashyi. Sina Gerard afite ingurube, acurangira, akagira imbwa, akagira agashya, akabanga, nabonye hariyo n'akavuriro, ku ruhande hari n'agakiriziya. Ibintu byose ni gusa. Noneho ingurube ze guhera mu gitondo bafite umudije bahemba. Ira uzajya kwa Sina Gerard, ingurube zirimo amafaranga. Bafite umudije bahemba, ariko nyanibaza ejo mu minsi iri imbere abashakashatsi nibasanga iyo ingurube zumvishe live music aribwo zibyibuha cyane. Abahanzi bacu mu bakomera amashyi bazabona akazi. Ewa babona akazi batangire batumira abahanzi bajyeyo. Sina Gerard afite amafaranga, mu bantu azatumira ntihazaburamo Bruce Melody, ba Bulldog. Bulldog ajyaza imbere y'ingurube ngo business zanjye niziniga. Guhoza intoki zanjye muri twiga. Ingurube zibyibuhe. Melody nawe bamutumire nk'umusitari mukuru kwa Sina Gerard mu kiraro cy'ingurube. Ahagere urabizi agira swaga mubi cyane, ntago yaba murinze nk'uko amurinda kuko ingurube ntizamwataka. Abashumba bagakora amaposta ati noneho uyu munsi Melody ni uri buririmbira ingurube za boss. Melody akahita aza mu ngurube ngo cyuhu, bisaba kwejejesha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye. Nk'uruyuki ku rurabo, nk'urumuri mu mwijima, uko niko tuberanye. Akahita areba ingurube, ndakubona ngahinduka, simbona aho dutaniye. Uri inshuti magara kandi biragaragara, nta kimenyetso nkeneye. Ingurube zikahita zishima. Ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby, ko tutaberanye twembi. Ese ninde baby kutambereye baby, nakuwaza. Ariko muribuka ko ari ingurube turi kuririmbira.